ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104.3, kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @VOA radio yacu, naho weshatu radio yacu voa.com, ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. Muri studio ya 7 hano Washington DC, kuri mikro murumva Jeffrey Mutagoma. Jedene Cyubahiro ari ku bugenzuzi bwa programme. Umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga. Cy'uyu munsi rero turagaruka ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo, haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda. Ni kenshi hakunda kugaragara ibibazo hagati y'ubutegetsi n'abaturage, rimwe na rimwe bishingiye ku kutumvikana ku ngurane itangwa ku butaka cyangwa ku buryo iyo gahunda yose iba yarakozwe. Ese ubundi mu busanzwe iyi gahunda itangira ite, igakorwa ite, kubera izihe mpamvu? Kuki havuka amakimbirane mu gikorwa cyakagombye kugira inyungu haba ku muturage cyangwa ku gihugu atuyemo? Hakorwa iki se kugira ngo no mu gihe kizaza hatavuka ibibazo nk'ibyagaragaye mu myaka ishize no muri iki gihe bigaragara mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari no ku mugabane wa Afurika? Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turiyambaza umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Turacyagerageza kumushaka ku buhanga bw'ibyuma, ndabona barimo bagerageza kumushaka. Maître Alain Mukurarinda ni bikunda mu kanya turamubaha ku murongo wa telefone. Twamutumiye rero kugira ngo adufashe gusobanukirwa neza iki kibazo. Hagati aho, mu gihe bitarakunda, turashaka umwe mu bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika tube tuganira nawe, atubwire uko yumva iki kibazo. Muri rusange ni ukwibaza tuti, ese ibibazo nk'ibi kuki bigaragara hagati y'ubutegetsi n'abaturage? Rimwe na rimwe bishingira kuki, kandi byagenda gute kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi bitavuka, dore ko igikorwa nk'iki kiba gikorwa hagamijwe inyungu z'abaturage n'iz'igihugu muri rusange? Bipfira he rero? Umurongo wa telefone ntabwo birakunda, ariko tubatumire mukomeze mwohereze n'ibitekerezo byanyu kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook page yacu ya @VOA radio yacu. Muduha ibitekerezo, muduha na nimero zanyu kugira ngo tubahe ijambo. Ku murongo wa telefone duhere kuri Asali, bambwiye ko agiye. Imirongo ya telefone nayo ntabwo irimo kutubanira neza.
ni ikibazo rero tumaze iminsi tuganiraho, mwarabyumvise mu makuru yacu, cyane cyane hariya mu Rwanda aho abaturage bahitwa Kangondo ya kabiri na Kibiraro bagize ibyo bibazo, ariko ntabwo ari aho ngaho gusa, kuko ntabwo ari bo bonyine bimurwa gusa, ni muri rusange ni gahunda iba iri mu gihugu cyose. Bimurwa kubera iki? Bimurwa kubera icya mbere impamvu z'inyungu rusange cyangwa se umutekano wabo, cyane cyane abatuye mu manegeka. Ku buhanga bw'ibyuma reka nsabe Dieudonné Cyubahiro atuzamurira umuziki, turagaruka mu kanya tujya kuri mikoro tunabaha ijambo. radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu, radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu, mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu, mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa, mu gushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika, radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu, radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu, mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu, mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Ikaze rero nanone ku ijwi rya Amerika. Mu kanya nagiraga nti mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo, haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda. Ni kenshi hakunda kugaruka ibibazo hagati y'ubutegetsi n'abaturage, rimwe na rimwe bishingiye ku kutumvikana ku ngurane itangwa ku butaka cyangwa ku buryo iyo gahunda iba yarakozwe. Ese ubundi mu busanzwe gahunda itangira ite, ikorwa ite, kubera izihe mpamvu? Kuki havuka amakimbirane mu gikorwa cyakagombye kugira inyungu haba ku baturage cyangwa ku gihugu batuyemo? Hakorwa iki kugira ngo no mu gihe kizaza hatavuka ibibazo nk'iby'akarengane mu myaka turimo tubona cyangwa se no muri iki gihe? Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turiyambaza umuvugizi wa leta y'u Rwanda Maître Alain Mukurarinda ngo adufashe gusobanukirwa neza iki kibazo. Mu kanya ntabwo byadukundiraga, ariko hariya Cyubahiro amaze kumbwira ko bitunganye. Maître Alain Mukurarinda, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi rya Amerika. Murakoze cyane. Duhere rero ku buryo igikorwa nk'iki gitangira. Mumaze kubyumva insanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye kuvugaho. Ubundi iyo hagiye kubaho kwimurwa k'umuturage, haba ku nyungu rusange cyangwa ku mpamvu zijyanye n'umutekano wo kubakura wenda ahashobora kugaragara ibiza, ubundi bikorwa bite, bitangira gute? Kugira ngo igikorwa nk'icyo gikorwe, itegeko rirasobanutse. Ubundi itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga yuko nta muntu ushobora kuvogerwa ku mutungo we. Iryo ni ihame tugenderaho, ariko hakaza andi mategeko. Iyo akozwe hanarebwa niba atavuguruza cyangwa se atica itegeko nshinga, ashobora kwemera mu bihe runaka cyangwa se muri kondisiyo izi n'izi ko ya prinsipe ishobora cyangwa rya hame rishobora kutubahirizwa
ariko nabwo hagatangwa ikigenderwaho kugira ngo iryo hame ritubahirizwa. nko ku itegeko ryo mu Rwanda rya expropriation cyangwa se ryemerera ko abantu bashobora kwimurwa, nk'ingingo yaryo ya 3 ivuga yuko leta niyo yonyine ishobora gutegeka kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. ni ukuvuga ngo noneho rya hame turivuyeho, bahaye uburenganzira leta yonyine kuba yakwimura abantu. ni ukuvuga ngo rero igiye kwimura abantu ni ukuvuga ko hagomba kugaragazwa nyine igikorwa cy'inyungu rusange, hanyuma hakiyongeraho yuko abo bantu bagomba guhabwa, bamwe bavuga ingurane ikwiye ariko itegeko ryo rivuga indishyi ikwiye, kandi bakanavuga yuko nta muntu wakagombye kwimurwa atahawe iyo ndishyi ikwiye, kuko hari igihe bijya bibaho ugasanga umuntu arimuwe atarahabwa iyo ndishyi, ndetse ugasanga bya bikorwa byatumye yimurwa birakozwe birarangiye warakirukanka inyuma y'indishyi. ayo ngayo aba ari amakosa. ni ukuvuga ngo rero ni uko bitangira. ubwo rero kugira ngo bikorwe ni ukuvuga ngo hari igihe kigera hakaba igenagaciro ry'imitungo y'iri kwimurwa. iryo genagaciro rikorwa n'uruhande rumwe leta, rishobora gukorwa n'umuturage, buri wese akazana igenagaciro bakaryumvikanaho, byananirana bakaba bashyiraho wa gatatu umugenagaciro kugira ngo abashe kubumvikanisha. iyo byananirana nanone bikaba byagenda bikajya no mu rukiko. ni ukuvuga ngo rero gahunda imaze gukorwa hakaba igenagaciro, abantu bakaryumvikanaho, abaturage bakishyurwa, cyangwa se n'abandi abo ari bo bose bari bafite aho hantu hagomba gukorwa igikorwa, nibwo noneho cya gikorwa cy'inyungu rusange cyangwa se gukora ahantu abantu bakahava kubera ko bari mu manegeka, ubuzima bwabo bushobora kugeranirwa bakahava, nibwo bishobora gushyirwa mu bikorwa, noneho igikorwa kigakorwa. nuko ugize utere uti indishyi ikwiriye, usobanura n'uko igenwa n'abayigena aba ari bo n'inzira binyuramo. ubundi muri icyo gihe cyose haba uwo mugenagaciro wagenwa na leta cyangwa se akagenwa na nyir'umutungo, byakwanga bakazana uwa gatatu nk'uko bivuze, hari igihe ntarengwa giteganywa n'itegeko bavuga bati iyo leta imaze gutangaza ibi bintu ibyo byose byagombye kuba byarangiye muri iki gihe? ubundi muri gahunda bashobora kugena igihe, ariko hari n'igihe ugena igihe kubera ibindi bibazo bigiye bizamo, igihe kikaba cyarenga. hari igihe ibibazo bishobora kujya mu rukiko, byagera mu rukiko umucamanza aba afite uburyo bubiri. ubwa mbere ni ukuvuga ati reka tuburane urubanza ruzarangire, uzatsinda niyo umushinga waba warahagiye, tukagena yuko dufata urugero agomba guhabwa amafaranga runaka bakayamuha, kuko uwatsinzwe urubanza rwarabaye itegeko aba agomba kurwubahiriza niyo yaba ari leta. hakaba n'igihe umucamanza ashobora kuvuga ati ariko ndabona uyu mushinga ukomeje ukarangira, uru rubanza niyo twazafata icyemezo bizaba byararenze ntacyo byazamara, akaba awuhagaritse by'agateganyo. ni ukuvuga ngo rero igihe gishobora kuba cyaragenwe, nta kigenwa mu itegeko, ariko igihe gishobora kuba cyaragenwe, noneho kubera ibindi bibazo bijemo ugasanga wa mushinga n'ubundi uratinze, abantu batinze kwishyurwa cyangwa se bitinze gushyirwa mu bikorwa. dufate nk'imishinga yari iteganyijwe muri rusange mu byiciro bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, byakomwe mu nkokora n'iki cyorezo tuvuyemo cya korona. hari ibintu byahagaze imyaka 2 irashira, nta gihe kiba giteganyijwe ku bundi umushinga ubwawo uvuga uti twawutangira ikigihe n'iki, warangirira ikigihe n'iki. ariko urabizi iyo imishinga itangiye ntabwo rimwe na rimwe haburiyemo ibibazo, ibintu bikaba byatinda, cyangwa se nk'uko twagiye tubibona mu mishinga imwe n'imwe, kubera imyumvire abantu bakinangira, bamwe bakanga kwimuka abandi bakimuka. ibyo byose kubera ko hagati aho hajemo ibiganiro, hajemo imishyikirano, ugasanga ibintu birarengeranye. ikigaragara ni uko hari igihe ibintu biba bigomba gukorwa, niba ari umuhanda ugomba gukorwa, niba ari master plan igomba gushyirwa ahantu yateganyirijwe, niba ari umuriro, ari amazi, hari igihe kigera ibyemezo bigafatwa, ibintu bigashyirwa mu bikorwa, niba harabayemo ibibazo bikazasubiranirwa n'inkiko, ariko umushinga warakozwe. none se Maître Alain Mukurarinda, ko numva itegeko risobanutse, kuki akunda kuvuga ibibazo hagati y'abaturage na leta mu ishyirwa mu bikorwa ryabyo, kandi numva ubundi ari ibintu bimeze nk'aho biri ku murongo? ariko tugendeye dufate ku bibera hano mu Rwanda, hirya no hino mu gihugu, nakubwira ko 99% by'abimurwa nta kibazo kibamo. hari iby'umwihariko bigira gutya bikaza
bimwe bishingiye ku mpamvu zidasobanutse, hari kuba hari ubu abaturage badafite amakuru wenda batasobanuriwe neza, hari imyumvire, hari ugutsimbarara, umuntu akanga byo kwanga gusa, hari ugushukwa. Ibyo ntitugomba gutinya kubivuga, abantu bakabajya mu matwi, bakabaca intege, bakumva amabwire, ugasanga abantu barinangiye. Noneho ugasanga ku ruhande rundi leta, guverinoma ntabwo yavuga ngo nubwo abantu batumva mbabwiye rimwe birahagije, igomba gukomeza ikigisha, igomba gukomeza igasobanura, ariko nk'uko nabivuze hari igihe bigomba gushyirwa mu mategeko. Hari abashuka abantu ngo nimunangire, nimunanirane, ngo iki kibazo ngo kigomba gukemurwa na perezida wa repubulika. Ibyo ngibyo bose ibyo ni ukwishuka, kuko hari ubuyobozi buba bufitiye ububasha, nubwo bwaba bufite ingufu z'itegeko, ariko ntabwo ari ko bahita babukoresha. Ni ukuvuga ngo bagomba kwihangana, bagomba gusobanura, bagomba kwigisha, ariko iyo bimaze kurengerana ubona ubuzima bw'abaturage bushobora kugeramirwa, cyangwa se umushinga ushobora gukomwa mu nkokora ugahagarara. Niyo ari n'umushinga waturutse hanze, ugasanga umushoramari wawuzanye aravuze ati ngewe ibi bintu birandandiye ndabihagaritse mbijyanye ahandi. Ibyo byose ni ibintu iyo bigiye mu buzima busanzwe udashobora guhita uvuga ngo ngewe ndaje kano kanya ku itegeko, cyangwa se nubwo itegeko ribinyemerera nkoresheje itegeko mpise mbikora. Oya, ntabwo ari uko byagenda. Niba hari za resistance, niba hari abadasobanukiwe, niba hari abatumva, ugomba kubanza kugerageza kubumvisha, noneho byananirana hagakoreshwa, niba porosegire zose zabo bahirijwe, itegeko rikubahirizwa, niba kandi hari ikitumvikanyaho kikaba cyajya no mu rukiko. Ariko nakubwira ko rwose muri rusange nshobora kukurondera uko wenda imodoka zose zigamije cyangwa umuntu akabiteguye, ariko kukuronderera imishinga 10 byo kwimura abaturage mu nyungu rusange, cyangwa kubera amanegeka, kubera kubungabunga ubuzima bwabo, yakozwe, yarangiye. N'ubu ngubu harimo ibikorwa itagivugwa kandi igakorwa neza ikarangira. Ni wa mugani ngo nta byera ngo de, iyo imibare mikeya irimo igenda itagenda neza. turaza kugaruka no kureba uko n'ubundi ibyakorwa kugira ngo iyo mibare mikeya twavugaga igabanuke cyangwa se inaveho burundu. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Reka tujye hariya hakurya ku murongo wa telefoni twakire bamwe mu banywanyi b'ijwi ry'Amerika batangiye gutelefona. hari uwitwa Habumugisha Claude, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego. Uherereye he Claude, ikibazo cyawe? Mherereye Musanze. Komeza. Nanjye nabonye nimero muri comment kuri Facebook. Ala? Komeza turakumva. Nabonye topic kuri Facebook. Ala? Habumugisha Claude, komeza uvuge igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe. Nabonye nimero kuri Facebook, bambaye topic kuri Facebook. Ndavuga nanjye nakwifuza kuba nabazi n'iki kiganiro. Naba mbashimiye ngakomeza mwumva ibyo umuyobozi avuga mukuri. Urakoze Claude Habumugisha. Reka twakire Thierry ahishakiye, ikaza mu kiganiro muri Sanga ku ijwi ry'Amerika. Yego, murakoze cyane. Amahoro cyane. Amahoro Thierry. Amahoro cyane. Uherereye he, ikibazo cyawe? I Bujumbura mu Burundi. Ni ikibazo, ni igitekerezo? Ikibazo kumbura harimo n'ikindi. Komeza. Nagomba bwa mbere nkingurwe kuri kino kiganiro mukoze, kubera ko aba bantu bagenda hariya muri ibi bihugu ahanini baba bagiye kurondera ubuzima, ariko rimwe na rimwe ni uko bishikana tukumva bagize ibibazo bagize, ugasanga bikabananiye ingene bashobora kwitura ibihugu abaje baserukira, abariyo baserukira ibihugu byabo. None se Thierry, uretse gato uyu ikiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turimo turavuga
ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo, wowe ni icyo wari wanditse ushaka kuvugaho cyangwa wavugaga kuri ibyo bijyanye n'abaturage bava mu gihugu bajya hanze gushaka akazi? igihe nari nanditse mvuga kuri ibi bijyanye n'abantu bagiye bari hariya hanze. Oya ibyo ngibyo twabiganiriyeho kandi no mu minsi iza tuzongera kubivugaho, ariko ntabwo ari icyo kiganiro turimo uyu munsi. Wihangane, ariko reka tugushimire yuko wahamagaye ku ijwi rya Amerika ukaba wari ushatse no gutanga igitekerezo. Ntabwo nkuniganye ijambo, ariko buriya iyo sije tuzayigarukaho. Reka duhe umwanya abandi bafite icyo bavuga ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Bambwiye yuko ku murongo wa telefone uwo twari dufite agiye. Reka dusubire ku muvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Maître Alain Mukurarinda. Twarimo tuvuga kuri icyo kibazo cy'uko ibintu bitunganye biri muri gahunda, ariko hakavuka ibibazo. Ugira uti nyamara nubwo bivuka ibikorwa bigatungana nibyo byinshi, aho bidatungana niho hakeya. Wasubizaga ikibazo cyo kuvuga ngo ese kuki havuka ibyo bibazo. Reka noneho duse n'abatera indi ntambwe twibaza tutese ninde wakora iki kugira ngo haba ku ruhande rw'abaturage haba ku ruhande rwa leta ibyo bibazo tuvuga bike bigaragara tubyirinde. Wenda ushatse watanga n'ingero ku byagiye bivuka tukavuga ku gishobora gukorwa kugira ngo nk'ibyo bibazo tubyirinde. Umuntu wa mbere wagira icyo akora cyangwa se inzego ni inzego za leta ziba zigomba kubanza gusobanura ku buryo bushoboka bwose, ku buryo bwimbitse igikorwa kiba kigiye gukorwa, niba ari inyungu rusange cyangwa se niba ari kwimura abantu kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga. Icyo niyo nshingano ya mbere. Icyo kigomba gukorwa, kigasobanurwa, kikigishwa, kikumvikana. Icya kabiri ni ukubahiriza ibyo amategeko ateganya, cyane cyane ku birebana no kugena agaciro k'abagiye kwimurwa ndetse no mu kugena ingurane ikwiye. Ni ukuvuga ngo rero n'amategeko nayo agomba gusobanurwa. Hari ikibazo gikunda kuba, bakavuga bati ngo tugiye ku ngurane ikwiye cyangwa indishyi ikwiye, bati ugasanga inkuru yarakwiriye ahantu hose ko iyo abantu bagiye kwimurwa bagomba guhabwa amafaranga bakarekeraho. Ni ukuvuga ngo abantu bakagenda bavuga ngo mugomba guhabwa amafaranga gusa, ngo niko itegeko ribivuga. Noneho iyo bidasobanutse neza, umuntu iyo batamuhaye amafaranga bakamuha indi ngurane, ugasanga noneho habaye iki? Kwanga, kunangira, avuga ati yewe mugomba kumpa amafaranga uko byagenda kose. Nyamara itegeko ririya rya expropriation ryo kwimura abantu rivuga yuko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanyweho hagati y'uwimura n'uwimurwa. Ariko nk'uko mbivuze, ugasanga abantu bagiye bavuga gusa ngo ni amafaranga bakarekeraho, bigatuma bamwe mu baturage bagomba kwimurwa bose niba utampaye amafaranga ngo n'ibyo ntabwo tuzigera twumvikana. Bivuze ngo rero ku ruhande rumwe ubuyobozi bugomba gusobanura kandi bukagendera ku mategeko, gusobanura umushinga no gusobanura amategeko. Abaturage nabo cyangwa bagomba kwimurwa bamara gusobanurirwa bakanga, ntibakore ibyandanze gusaba ngo banze kuva ku izima, mu byanze bikunze ngo bagomba kumva amafaranga. Dufate urugero rumwe mu kibazo cyavuzwe cyane cyane muri ino minsi hariya Kibiraro na Kangondo, aho hatatanzwe amafaranga, ahubwo nk'uko itegeko ribiteganya hatanzwe indi ngurane. Indi ngurane ni ikintu uvuga ngo uruhande rumwe rwazanye ari rwo rw'ubuyobozi, leta, guverinoma yazanye ubutaka, yubakaho amazu agezweho, yubakaho ibikorwa remezo, amashuri, ibitaro, amaduka, imihanda. None navuga ati twebwe dore ibyo tuzanye ku ruhande rumwe, ntabwo turi bujye muri kadire y'amafaranga. Abaturage bamwe bati twebwe huye byanze bikunze ntabwo twakwemera ayo mazu, ahubwo muraduha amafaranga. Urugero ngiye kubaha, nimwibaze umuntu 80% nako 70% by'abaturage bagomba kwimurwa bafite imitungo ifite agaciro kari munsi ya miliyoni 10. 70%
ijana bafite imitungo iri munsi y'agaciro ka miliyoni 10. nyamara leta inzu ya make yahaye abo baturage ni miliyoni 14. nabaha urugero rero kugira ngo mubisobanukirwe, harimo ingero nyinshi. nk'umuntu wari ufite inzu y'agaciro ka miliyoni 1, harimo ufite inzu y'agaciro k'ibihumbi 800, ariko bamuha inzu y'agaciro ka miliyoni 14, we yari afite 800, ati ndanze ngo ni mu mpayo 800. ubwo urumva yuko sinzi niba ari imyumvire, ishobora kuba ari imyumvire mike iri hasi, ishobora kuba ari ugushukwa, ishobora no kujya mu matwi bakakubwira ibindi. ukuntu baguha inzu ifite agaciro ka miliyoni 14, wowe wari ufite ahantu amafaranga 800 ukanga, cyangwa se bakaguha inzu utari unafite uburenganzira bwo kuyibona. ibyo nabyo reka mbaho urugero. ni ukuvuga ngo harimo umuntu utuye hariya muri Kibiraro, afite inzu n'icyangombwa, agize gutya inyuma y'urugo rwe, ariko mu rupangu rwe agurishije agace k'ubutaka, ahayeho umuntu ashyizeho kanegisi, ahaye uwa kabiri ashyizeho kanegisi, ahaye uwa gatatu ashyizeho kanegisi. abo bantu bose bubatse ku cyangombwa kimwe cya wa wundi, kubera ko nta mitasiyo bazigera bakora, ariko yabahaye akantu k'ubutaka. ariko leta yaravuze iti nubwo wowe udafite icyangombwa, udafite ubutaka, n'ubundi ntabwo wari ukwiye guhabwa inzu hariya twubatse, ariko barazibahaye. abo nabo bita abahetswe. abahetswe nabo badafite ibyangombwa bahawe amazu, kuko n'ahandi bari kuzajya. aravuga ati mu butaka narabuguze nabwo nta cyangombwa. ibi rero bigaragara yuko ngarutse kuri cya kindi wavuze, tugomba gusobanura neza umushinga, ugasobanurwa kugeza igihe wumvikaniye. ariko iyo bigaragaye yuko mu gusobanura ibintu byavuzwe inshuro 4, 5, 6, harimo abanangira, harimo abashukwa, harimo abo babwira ngo byaboneka nk'ubu aho ngaho ngo kubera ngo bizakemurwa na perezida wa repubulika, ibyo ngibyo bigera bigahagarara, iyi mushinga ugashyirwa mu bikorwa. niba ushyizwemo nabi mu bikorwa kubera izindi mpamvu, bikaba byajya mu rukiko. ariko ibintu byo kunangira bigeraho bikajyana no kwigomeka ari icyaha gihanwa n'amategeko. ibyo ngibyo ni ibyo kwirinda. ni impande zombi rero zigomba kugira icyo zikora, cyane cyane abazanye umushinga bakawusobanura, ariko abaturage nabo bafite uruhare iyo bamaze gusobanurirwa, kumva gahunda za leta, kubera ko cyane cyane bikorwa mu nyungu rusange, mu nyungu z'abaturage. radiyo ijwi ry'amerika, twakire Nkurikiyeyezu Alexandre, ikaze ku ijwi ry'amerika. uratubwira aho uherereye, utubwire n'ikibazo cyawe. murakoze cyane. mperereye mu karere ka Kirehe, intara y'Iburasirazuba, akagari ka Kiremera. ikiganiro nyumvishemo kirimo hagati, ariko kuri icyo kintu cy'ingurane rwose natwe hano mu Rwanda ibitizanye igikorwa remezo, ibikizaniye abaturage, baba bagomba kukiganiraho. ariko kandi twe mu Rwanda umuturage afite uburenganzira bwo kuba nawe yagira icyo agaragaza cyangwa asobanurirwa ugiye kumukorerwa. ari nayo mpamvu ntabwo leta y'u Rwanda yazanye kwimure ku gahato itarabanza kukuganiriza, ikubwire igitumye wimuka, ikubwire n'icyo bagiye kugushyiriraho. cyane leta iyo bipanze ari ibikorwa remezo bifitiye inyungu abaturage. rero kwimurwa nibyo, no guhabwa ingurane nibyo, ariko kandi twe barapima bakareba agaciro k'icyo wari ufite, akaba ari nacyo bagufungusha nk'umuntu wimuwe. ndumva rero ibintu bijyanye no kwimurwa byo ni serivisi ya leta ndetse n'umuturage bafatanyije, hatabayemo akarengane. ndumva ari uko mu Rwanda bijya bikorwa cyane. hari abantu bo mu kirwa, nibuka neza mu minsi yashize bari bagiye kwimurwa, ariko bagaragariza leta buryo ki aho hantu ari heza, bahashyize ibikorwa remezo byababera, bituma leta nayo ibyumva neza, bityo irabahabaguniza ndetse ibegereza ibikorwa remezo mu ngengo z'imari cyangwa se muri gahunda za leta. bari kwegerezwa ibyo bikorwa remezo, kuko leta rero iravuga ati umuturage ugikunze ahantu nawe abona hamubera, habereye ibikorwa remezo, akaba yumva yahaguma, reka ibyo twakagombye gushyira aha tubihashyire n'ubundi wa muturage agihari. radiyo ijwi ry'Amerika rero ndumva nanjye aricyo gitekerezo cyanjye nagiraga ngo nungamire kuri iyo ngingo. urakoze cyane Nkurikiyeyezu Alexandre aho ngaho i Kirehe kuri icyo gitekerezo uhaye radiyo ijwi ry'Amerika.
Maître Alain Mukurarinda, tuvuge noneho iyo byakunze bagapima bakabara bagasinya ariko amafaranga ntaze, ibyo byo bituruka kuki? Ibyo ngibyo byo n'itegeko kubikora ni ukunyuranya n'itegeko. Iyo ngibyo rwose byo bisobanuye tubyumvikaneho, ubundi nta muntu ukwiye kwimurwa yarabariwe, barumvikanye ku giciro, bamara kucyumvikana bakamubwira ati rero aha hantu hawe ni 340,000, ubundi akakwiye nk'uko itegeko ribivuga kwimuka ari uko amafaranga yamaze kuyabona. Ibyo rwose byo nta gushidikanya, niko itegeko ribivuga. Iyo bikozwe rero mu buryo butari ubwo ni ukunyuranya n'itegeko, haba hazemo uburangare cyangwa se ikindi cyangwa kudakora neza uko ibintu bikwiye. Ntabwo ariko byagombye kugenda rwose, ahubwo ni n'ibyo kwitonderwa, kuko n'iri tegeko ribigena, ejo umuntu bakamwimura bigatinda yuko ahabwa ya ngurane ikwiye, kandi nta mahane yabaye, habyumvikanyeho agaciro, igenagaciro bararyemeranye twebwe bombi. Ni ibintu bishobora no kujya mu rukiko akanaka indishyi. Ibyo urumva yuko ubutangiye noneho uwabikoze cyangwa se umukozi wabikoze cyangwa warangaye aba atangiye no guhombya leta. Ibintu bisobanuke byumvikane, umuntu agomba kwimuka, umushinga ugomba gutangira, igikorwa cy'inyungu rusange kigomba gutangira, cyangwa se ahantu niba hagomba gusenywa kubera ko hatagomba kubakwa ni mu gishanga se cyangwa ni mu manegeka, ibyo byose bigomba gukorwa umuntu yarahaye ingurane ikwiye, niko itegeko ribigena. Nta mpamvu yo guhabwa nyuma ngo wimuke hama uzahabwe nyuma y'umwaka, amezi 6 cyangwa imyaka 2. Ibyo ntabwo ari byo. radiyo ijwi ry'Amerika, reka twakire na Nirema Jibril. Ikaze kuri radiyo ijwi ry'Amerika, uratubwira aho uherereye, unajye ku gitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kuvuga. Halo. Ego Nirema Jibril, ikaze. Ego ndashimye cyane, mwaramutse mwiriwe mwese. Ego turaho. Nitwa Nirema Jibril, ndi muri province ya Okatanga mu ntara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndi mpunzi kuva muri 2003. Wahunze hehe? Nahunze mva mu Burundi, aho bitwa mu Rugombo mu ntara ya Cibitoki, Marambo ya mbere, komine Rugombo. Komeza. Komeza igitekerezo Jibril. Igitekerezo jewe mba mfite kenshi nama nibaza. Halo. Komeza turakumva, ariko wigire hirya kuko ahantu uri hari urusaku. Dukeneye kumva ikibazo baza cyangwa niba ari igitekerezo utanga, ariko twakumva neza. Ikibazo je nagomba kubaza icyerekeye impunzi. Twumva bama bavuga impunzi ziba muri Tanzania bazana icyumviro cyo kuzitahisha iwabo mu Burundi bagataha, ariko twebwe turi ino ntabyo twigera twumva ku maradiyo babivuga. Twebwe turi muri Okatanga, iyo nkuru nabwo icyo kibazo turacyumva, ariko rero uyu munsi hari umurongo w'ikiganiro turimo utagendanye nacyo. Uyu munsi mu kiganiro muri Sanga turavuga ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo, n'uburyo izo ngurane zitangwa ku muturage uba wimuwe. Ibyo rero nibyo tuganiraho, ariko ikibazo cyo gucyurwa kw'impunzi nabyo tujya tubivuga ku ijwi ry'Amerika, ariko ntabwo ari byo tuganiraho. Wihangane kandi ugire umunsi mwiza. Okay, merci, ndashimye cyane ko kunyakira kuje ry'Amerika. Bimeze nk'aho abantu batwandikiye bakomeza kugenda batubaza ibibazo binyuranye, ariko ndagira ngo nibutse abanywanyi b'ijwi ry'Amerika ko uyu munsi mu kiganiro muri Sanga turi ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa mu butaka bwabo kubera impamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo, haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi, ahakunze kugaragara ibyo bibazo hagati y'ubutegetsi n'abaturage, rimwe na rimwe bishingiye ku kutumvikana kuri izo ngurane n'uko gahunda ikorwa. Umutumirwa turi kumwe uyu munsi ni Maître Alain Mukurarinda,
umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda niwe urimo kudufasha gusobanukirwa uko ibyo bibazo bihagaze, icyo amategeko abivugaho n'uko birimo kugenda mu Rwanda by'umwihariko kuko niho aherereye. Maître Alain Mukurarinda, iyo ibyo byose byabayeho wigeze kuvuga uti iyo batumvikanye biyambaza urukiko, kandi tuzi ko mu nkiko hakunze kuba hari gahunda nyinshi n'imanza nyinshi, zimwe na zimwe ziba zitararangira cyangwa se zifata n'igihe kirekire. Iyo bagannye inkiko, urukiko rugatinda gukemura icyo kibazo cya gihe ntarengwa cyagenwe n'itegeko cyangwa se bumvikanyeho kikagera urukiko rutarafata umwanzuro, harya ubwo bigenda bite? ibyo wenda gutinda kw'imanza kubera ibindi bibazo ni nyinshi cyangwa se zarasubitswe, impamvu ntizijya zibura. Navuze yuko tukibitangira umucamanza ashobora kureba, afite n'uburenganzira bwo kumanuka akajya aho ikiregerwa kiri akabyirebera we neza na greffier, igihe inteko y'urukiko ikajyayo, ashobora kuvuga ati ahantu n'ubundi uko hameze uko mpabonye, dufata urugero ni mu manegeka, abantu bagomba kuhava kuko ejo n'ejo bundi batavuye agacika inkangu byaba ari ikibazo kandi twarabibonye. Ashobora kujya ahantu hari ubucucike, hatagira imihanda, hatagira imiyoboro y'amazi, ariko bakanamwereka igishushanyo mbonera cyaho gishya, master plan yaho, akavuga ati n'ubundi aha hantu hagomba kuzasenywa hakavanwaho hagatunganywa hakubakwa ibijyanye n'igishushanyo mbonera. Akavuga ati kubera izo mpamvu uru rubanza nirukomeze, aho ruzarangira hose rukaba itegeko, tugasanga hari uwarenganyijwe, yaba ari ku ruhande rw'uwimura cyangwa kwimurwa, tukagira icyo tumugenera n'ubundi azagihabwa. ubwo urubanza rugakomeza, ariko na wa mushinga aho kugira ngo abantu bazagwe, dufate hari ahantu hari amazu nka hariya twavugaga hari imiryango 1460, urumva imiryango 1460 abantu batuyemo harakifite, nta muyoboro w'amazi, nta niba hahiye nta modoka yakwinjira mu buryo kuhazimya, niba umugore agiye kunda nta ambilanse yajyamo ngo imutware. Iyo abantu bamwe bari bahatuye bimutse baravuga bati nyabuneka ubu ngubu imvura iguye ntabwo mfite mpaguruka ngo mpagarage mu nzu ngo amazi atinjiramo, cyangwa ntekereze yuko urukuta rwari kungwaho, bivuze ko n'ubundi hagombaga kuzasenywa. noneho umucamanza ashobora kuvuga ati kubera ko n'ubundi hagomba kuzasenywa, reke dukomeze urubanza nidusanga hari uwarenganywe, kuko ikibazo nk'uyu munsi gihari ni ukuvuga ngo barashaka ingurane ikwiye mu mafaranga. nidusanga kuko waragombaga guhabwa amafaranga uzayahabwa, azayagena n'ubundi uzayafata aho urubanza ruzarangirira. Ku rundi ruhande ashobora kuvuga ati uyu mushinga reka n'ubundi tuba tuwusubitse turangize iki kibazo, noneho bitewe n'icyemezo dufashe uzakomeze cyangwa se uzanahagarare burundu. ibyo rero byo kuvuga yuko imanza zishobora gutinda, nibyo kuko zishobora gutinda, ariko aho zirangiriye zirenganura abari barenganye. niba waravuga uti yewe sinashakaga ubutaka, nashakaga amafaranga, cyangwa se nashakaga amafaranga bampa ubutaka, umucamanza agasanga wari ufite ukuri akabigena, icyo gihe nta kibazo. wenda biba bitinze, igisubizo kiba kije gitinze ariko kirakemuka. ntabwo rero kuba hari imanza abantu bavuga ngo ibyaha bikoze imishinga yose nihagarare, umucamanza nawe abireba agashyira mu gaciro, ndetse no kuba zatinda ntibivuga yuko kuba byaratinze utazabona yangurane cyangwa se yandiki ikwiye. naho se nk'aho leta ifata icyemezo, tuvuge nk'ibyabaye mu Rwanda, leta igafata icyemezo ikavuga iti aho kugira ngo abaturage tubahe amafaranga, reka tububakire amacumbi abakwiriye, tubona agendanye n'igihe, hanyuma aba ariho tubaha. bigenda bite? kuki umuturage ashobora kwanga icumbi yahawe na leta kandi leta iba yabikoze mu buryo ibona ko bubereye umuturage? kuki habaho ubwumvikane buke hagati n'ibyakozwe na leta n'umuturage, akavuga ati jye nimumpa amafaranga? aha ngaho niho ngaruka nkavuga nti biterwa cyane cyane n'imyumvire y'abantu, biterwa n'uko ibintu byasobanuwe, biterwa n'abantu babajya inyuma mu matwi bakabashuka bakabaca intege, bababwira ati munangire, haba harimo abafite inyungu bari barafitemo amazu bakodesha, ariko n'ubundi tuzi niba twita amazu kuko nabo ubwo bakagera bakavuga ngo ni ibintu bagondagonze.
biterwa n'ababashuka bababwira ati nimunangire ikibazo kizakemurwa na perezida wa repubulika nkaho nta bandi bayobozi babifitemo ububasha. ariko ibyo byose rero ni nabyo bituma rimwe na rimwe abantu batinda kubera ko harimo gusobanura. ikibikwereka rero kinabikwemeza ni uko tuvuge nk'hariya ahantu hari abantu imiryango irenze 400 imiryango irenze 614 na 15 iyo yarangije kwimuka. ntegereza yuko hari n'abanyamakuru bamaze iminsi babasura bakavuga ati mubayeho mute, ntabyera ngo de ibyo ngibyo tubyumvikaneho, ariko bakavuga bati muri rusange rwose hano tubayeho neza, batavuga turimo kwibaza impamvu abandi batazi. iyo abantu bose uko ari iyo miryango 400 iza kunangira ikanga kwimuka, na leta ubwo yakwibaza ati ariko bishoboka bite ko abantu twahaye ingurane ikwiye y'amazu yubatse mu buryo bwa kijyambere, ibikoresho bikomeye, hari ibikorwa remezo, bose icyarimwe banze kwimuka. ariko ikigaragara ni uko imiryango 600 imaze kwimuka, hari abari mu nkiko bavuyemo imanza barazireka, baraza bamaze kubyumva, bamaze gusobanukirwa, bamaze kubasura nabo bajya muri iyo gahunda. bivuze ngo rero hagomba gukomeza gusobanurira abantu, ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko byazahora bigenda, kuko itegeko naryo rirasobanutse. ntawe ugomba kwitwaza inyungu ze bwite ngo abangamire ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. ibyo ni itegeko naryo ribivuga. niba rero hari abantu bamwe babyumvise bakimuka, abandi bakinangira kubera ku mpamvu zisobanutse nako zidasobanutse, abandi bakavuga bati turanze turekeye aho ngaho, bigaragara yuko umuntu aba agomba gukomeza gusobanura, ariko igihe kiragera bigashyirwa mu bikorwa. niba hari icyo utemeye warakijyanye mu rukiko, ubwo ugategereza icyo urukiko ruzafataho umwanzuro. ni ukuvuga ngo rero ngarutse ku cyo navuze, niba hari gahunda ishyizwe mu bikorwa ugasanga igice kimwe cy'abantu kirabyumvise kiranagiye, leta yatanze ingurane ikwiye ku butaka cyangwa se ku mazu nk'uko itegeko ribyemera, byari ikibazo itegeko ritabyemera, icyo gihe hari n'ikindi kizagomba kwibagirwa. leta niyo ifite ububasha bwo kureberera muri rusange inyungu z'abaturage. niba rero yagennye ku bayobozi twishyiriyeho cyangwa se bashyizweho, niyo twabihereye ububasha, akavuga ati ahantu hagomba kujya stade, ahantu hagomba kujya ibitaro, ahantu hagomba kubakwa mu buryo bujyanye n'igihe tugezemo, ahantu tugomba kubaka tujya hejuru tujya mu kirere, kubera yuko ubutaka bw'u Rwanda ni butoya, abaturarwanda ni benshi. icyo gihe leta ikayifata, icyemezo cya guverinoma kigafatwa, cyangwa se umujyi cyangwa se akarere runaka kibifitiye ububasha, hagatanga ingurane ikwiye, nta mpamvu zitagomba gushyirwa mu bikorwa. umuturage ntabwo ari uzavuga ngo njyewe ku giti cyanjye ndategetse cyangwa se ndagennye, ni mwebwe mugomba kumpa amafaranga. hari n'undi waza avuga ati njye mugomba kumpa ubutaka. urugero nafata kuri iyi dosiye twavugagaho, harimo abaturage imiryango 467 ituye munsi ya metero kare 10, ituye munsi ya metero kare 10. iyo mibare irahari, ntabwo ari ibanga. harimo bya bindi navuze, imiryango 267 itagira ibyangombwa, ariko abo bose bazahabwa ingurane hariya bagomba kwimurirwa. noneho kuri icyo ngicyo cy'amafaranga, nta wigeze ajya mu rukiko avuga ngo ndarega kubera ko bampaye ibintu bifite agaciro kari munsi y'ibyo nari mfite. urumva ngo haba hari ikibazo. n'ubu nababwiye ko 70% bafite imitungo iri munsi ya miliyoni 10. umutungo muke leta we yatanze ni miliyoni 11 muri faze ya mbere, mu cyiciro cya mbere. noneho mu cya kabiri umutungo muke ufite agaciro ka miliyoni 19. birumvikana rero yuko niba leta ikugaragariza ko yaguhaye ingurane ikwiye, nubwo atari kashi, nubwo atari amafaranga, ni undi mutungo kandi unubatse neza kurusha uwo wari urimo, haba hari ikindi kibazo cy'imyumvire cyangwa se cy'abashukwa cyangwa cy'abagirwa mu matwi gituma bashobora kurezista n'ikimenyimenyi, nubwo igice kimwe cyarangije kubayo bari mu buzima busanzwe. mu kanya turaza kureba ibijyanye n'abo muvuga ko bashuka abaturage, ariko reka tubanze twakire Jean de Dieu Hategekimana. ikaze kuri radiyo Ijwi ry'Amerika, utubwira aho uherereye, utubwire n'icyo ubaza. murakoze. komeza turakumva Jean de Dieu. nitwa Hategekimana Jean de Dieu, ntaherereye hano i Kigali. nakomeje gukurikirana kuri radiyo kiriya kibazo cy'imisangondo ugomba ku makuru.
ariko ndagira icyo nakivugaho nshaka no kugira icyo mbaza bwana ari mu kurarinda. Icya mbere ndabanza ashimire leta y'u Rwanda ko yaratekereje ku baturage. Ahantu yavuze ati hari abantu mu by'ukuri ziriya nzu babamo zidafite n'agaciro k'amafaranga menshi 800,000 ariko nyuma ugasanga bamushyize mu nzu ifite agaciro kari mu mamiliyoni. Mu by'ukuri icyo ni igikorwa cyo gushimira kuba yaratekereje ku muntu nk'ubu. Ariko nanone nkabaza ari mu kurarinda, hariya ahantu havutsemo ikibazo cyo abantu batabyumvise kimwe. Hari abantu bishimiye kujya muri ariya mazu sava, reka n'abandi bantu bo bashaka amafaranga. Nkibaza ese mbere yo gukora imbanzizamushinga y'icyo gikorwa haba harabayeho kuganiriza abagenerwabikorwa ku kijyanye n'ingurane bazahabwa? Kuko nk'ireba ibijyanye n'amazu, uburyo abaturage bo mwa kiriya gice badashaka kujya muri ariya mazu, ubona ari nk'aho ikintu cyaje kibitura hejuru batari bazi ko ari amazu bazahabwa, bashobora kuba bateganyaga amafaranga usumbye ko bakitega amazu. Ese bigeze baganiriza aho batari baganirije, aho rero kuba haba harabayemo ikosa. Hari igikorwa runaka amafaranga menshi cyane no bana miliyoni menshi bakira amazu amafaranga menshi cyane. Arakumva abaturage bakavuga ati no aya mafaranga tuyashaka ntabwo ajyanye n'imitungo yacu. Aho ngaho ndi kumva haba harabaho ikibazo, akaba habaho ubwumvikane. Haba ubwumvikane gusumbye ko wenda hakoreshwa izindi ngufu wenda z'amategeko. Arakumva. Reka bigusobanurire. Reka dusabe Christophe Ntezimana abe yihanganye gato, mu kanya turaziwe, ariko reka Maître Alain Mukurarinda abanze agira icyo avuga ku cyo Jean de Dieu Hategekimana yarabajije. Jean de Dieu aravuga ati ese haba harabaye gusobanura, ese harabaye ibiganiro kugira ngo umuturage adakomeza kuvuga ati byanze bikunze ngewe ndashaka amafaranga, cyangwa ati ese ubuyobozi bwaba bwarabituye ku baturage? Nagira ngo rwose mumenyeshe Hategekimana ko ibiganiro byarabaye. Ibiganiro byarabaye ni nyinshi, kiragaruka kuri bya nyine navugaga mu kanya. Niba hari abantu imiryango irenze 600 uyu munsi yemeye kujya muri ariya mazu, uyu munsi hakaba hari andi mazu 600 nayo arenga ategereje kwakira indi miryango. Ni ikikwereka yuko abo ngabo barangije kugenda, ntabwo bagiye ku ngufu, ntabwo baje ngo baterure babajyane. Barasaba leta ikazana amamodoka, ikaza ikabimura, ikaza ikabagezayo mu minsi 3-2 ya mbere, bakabaha n'ibibatunze. Hari amazu yubatswe n'abariya bahemukiye mbere, baraza bubaka andi mazu y'indi fazi. Ni ukuvuga ngo barahageze banahabona akazi. Ni ukuvuga ngo rero ibiganiro byarabaye. Noneho hari ikindi cyaje no kugaragara, hari abantu baje gutura muri Kangondo bavuye mu bindi bice by'umujyi byari byasenywe, byari byagombye kwimurwamo. Noneho baraza bajya mu kandi kajagari. Uvuye mu kajagari ka mbere ugiye kubaka mu kandi kajagari. Uyu munsi Hategekimana ngeze n'Imana yavuze ko aba mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi kuko Hategekimana, umuntu uba hano mu mujyi wa Kigali hamaze imyaka 10, 15, 20 atavuga ngo arasubira mu giturage, baguhaye miliyoni 2, 3, 4, 5 n'uwaguha miliyoni 10 muri uno mujyi, uretse kujya kubaka akandi kajagari, wabigenza gute? Ibyo ngibyo nabyo leta niyireba muri rusange. Niba singiye gutanga amafaranga miliyoni 8, 4, 5 nababwiye n'ibihumbi 800, ni ukuvuga ngo tugiye kumuha amafaranga atari bubashe gutuma yubaka agendeye ku gishushanyo cy'umujyi, donc arajya gukora kandi kajagari. Twimuye ikibazo tukijyanye ahandi. Niba rero ku kibazo yarafite namumara impungenge. Ibiganiro byarabaye, niyo mpamvu imiryango imwe yabashe kugenda ijya guturayo. Nk'uko nabivuze, hari n'iyagiye mu rubanza rwose ivamo iraza ijya muri gahunda. N'ubu tuvugana hari abasabye kwimuka uyu munsi n'ejo bundi hasize, ariko bari bake, turabasusurutsa babanze babe benshi, kuko kubimura nayo ni budget leta yateganyije, aho kugira ngo bajyane umuntu umwe amafaranga badapfuye gusa bagenda ari benshi. Ibiganiro byo byarabaye rwose. Reka tujye kwa Christophe Ntezimana. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Uratubwira aho uherereye, utubwire n'ikibazo cyawe. Murakoze. Murereye Kigali. Najya ngo mbaze umuvugizi wungirije impamvu abantu bose barimo gufatwa kimwe kandi badafite imitungo ingana. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu afite
umutungo ufite agaciro wenda ka miliyoni 3 enye nk'uko avugaga 10. urumva uwo nguwo birumvikana ko nta kintu ashobora kongera kubakamo gifatika. ariko se kari abantu bakoreye igenagaciro ugasanga nk'umutungo ufite nka miliyoni 40, uwo muntu ahawe amafaranga, urumva havamo miliyoni 40 zavamo kandi kajagari, kubera icyo abantu bashaka kubarirwa muri ntuzi imwe bose agafatwa kimwe kandi umutungo yabo itanganye. ari nayo mpamvu barimo kutubwira ngo barasanga hari abantu ngo bimutse ku bushake bwabo n'abandi bose gutyo ntibimuke. umuntu ashobora kwimuka kubwo inyungu zo kubona yuko ibyo bamuhaye bihwanye n'amafaranga yari guhabwa aho hantu. urabona nimba umuntu yabikoreye igenagaciro bakamara miliyoni 3 bakaba bamuhaye wenda inzu y'icyumba kimwe cyangwa ibyumba 2 na saro, urumva nta kuntu atayemera. ariko ni gute umuntu ufite igipangu akodesha yinjiza hafi 500,000, afite inzu ye abamo nini yenda asanzwe mu muryango wanjye ukajya kumara kimwe n'uwo muntu? arakumva ko ushaka kubatera mu gatebo kamwe. arakumva nanjye ndetse n'umushaka kuba kuki ashaka kubaterera mu gatebo kamwe kandi imitungo yabo itanganye. kuki umuntu wa miliyoni 3 nk'icumi gutya yabivugaga ashaka kumutwara kimwe n'umuntu ufite igenagaciro rye ya miliyoni hafi 40? kuko arabona hoze numva kare mu gitondo avuga ko bamukoreye igenagaciro za miliyoni 40. icyo ni icya mbere. icya kabiri, kuki njye nk'iki kibazo ndabara yo ko ari leta yagiteje, kuki yari izi ko izabaha amazu yarangiza ikajya kubakorera igenagaciro no kubakorera inyandiko, kuko bavuga ati twebwe dufite inyandiko zitwemerera yuko utazemera inzu azahabwa amafaranga. abaturage barabifite, twebwe barakubwira ati twebwe inyandiko turazifite n'imyanzuro y'inkiko turabifite hano. kuki ibyo bintu bababwiye batazi ko batazabikora? arakumva, reka gusubiza. arakumva. nicyo arakoze cyane Ntezimana. ndagira ngo maze mumenyeshe yuko nubwo twagiye tuvuga ngo inzu za makeni 11 mu kindi cyiciro ni 19, harimo naho igiciro kuva kuri amafaranga n'aya kugeza kuri n'aya uhabwa inzu n'iyi, kuva kuri aya n'aya ugenda uzamuka uhabwa inzu n'iyi. ntekereza yuko iyo ni imibare ishobora no gushyirwa hanze iri mu mujyi wa Kigali, ndumva bigarukira kuri miliyoni 35. noneho hejuru ya miliyoni 35 ubwo ni ikindi cyiciro. bivuze ngo rero kuba afite umutungo uri hejuru ya miliyoni 35, uri hejuru ya miliyoni 40, dufate urugero rworoshye kugira ngo byumvikane. niba bigaragaye yuko hariya hantu hubatswe hateganyijwe kwimurirwa abantu, hakaba nta nzu ifite agaciro ka miliyoni 50 yahubatswe, wowe ufite ya miliyoni 60, urumva uwo nguwo ibiganiro azagirana n'ubuyobozi ntabwo bihuye n'ibya wa wundi uri muri bya giciro bigarukira kuri miliyoni 35. ibyo birumvikana. bashobora no kumwubakira noneho iyo nzu ifite agaciro ka miliyoni 60, cyangwa se nawe bakaba bamuha amafaranga. nk'uko twabivuze, ingingo ya 35 irasobanutse neza. indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanyweho hagati y'uwimura n'uwimurwa. niba rero umuntu agaragaje yuko leta niba yarubatse amazu agarukira kuri miliyoni 35, wakagaragaza ko afite 40-45, iyo ni ikindi kiganiro. ni ubundi buryo bwo ati ndetse turamwumbakira inzu ya miliyoni 40 nk'uko bigaragara ko igenagaciro atuzaniye, ariko umutungo ungana cyangwa se turamuha ayo mafaranga. ibyo ngibyo rero ntabwo ari ikibazo, kandi n'ibyo biganiro bimubwire birahari mu mujyi wa Kigali, kuko birazwi neza yuko harimo abantu bafite amazu anarenza ku gaciro we yavugaga. ibyo ngibyo birazwi biganirwaho. naho kuvuga ngo hari igihe umushinga ugitangira yigeze kuvuga bati bamwe tuzabaha amazu abandi tukabaha amafaranga, niba ibyo bintu byarabaye, icyo ni icyemezo njyanama yafashe, cyangwa se umujyi wa Kigali cyangwa se akarere ka Gasabo. niba icyo cyemezo cyarageze bikagaragara yuko mu gutanga amafaranga, nk'uko nahoze mbivuga, uyu munsi baguhaye miliyoni 2, harimo umuntu wanangiye navuze umwe ufite 800,000 akaba ati ngende mu 800,000. uwo muntu wo mu 800,000 nicyo mvuga, leta igeraho ikanareberera abantu muri rusange. 800,000 arajya kubirya kuko ntashobora kujya kubaka indi nzu cyangwa arajya kugondagonda akandi kantu mu kajagari. icyo gihe rero niba umwanzuro wafashwe, urwego rwafashe umwanzuro rushobora kongera rukawusubiramo rugafata undi, cyane cyane iyo dosiye imaze igihe kirekire nk'iki ngiki.
niba leta yaravuze iti bamutaba amafaranga bakazikora abari tukabahize ingurane ikwiye, ejo ugasanga iyo bahaye amafaranga make bajya kubaka mu kandi kajagari ahandi, uwo mwanzuro uvanwaho ukongera ugasobanurirwa abaturage. niyo mpamvu twanavuze tuti iyo byanze bwa bwumvikane buvugwa mu itegeko, iyo bunaniranye mujya mu rukiko, ariko ntabwo abantu bigomeka nk'uko nanone itegeko rivuga ko ntawe ugomba kubangamira ishyirwa mu bikorwa by'inyungu rusange. mujya mu rukiko, abantu bakimuka bakajya aho bari, wazatsinda bakavuga ati uwagombaga koko kubona amafaranga dushingiye ku ngingo imwe ebyiri eshatu enye eshanu ukayahabwa. nk'uko umunyamakuru yarabivuze ati iyo bije bitinze biza bitinze ariko nibura biba bikemuye. ibyo bibazo bibiri rero amenye ngo byitaweho, abarengeje umutungo urengeje miliyoni 35 barimo baraganira. ni icyo kibazo cyo kuvuga ngo kera bigitangira baravuze bati bamwe babaha amafaranga abandi bemeye ingurane ikwiye mu mazu bakayafata, nabyo byaganiriwe biza gusanga bavuga ati ese koko umuntu utumuhaye miliyoni 2 naho arageye ikibazo kivanwaho n'ikindi. reka twakire Ruhamya Ali wihuse kuko dusigaranye iminota 3 gusa, ubaze ikibazo cyawe hanyuma duhite twanzura. yego, ndi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi. ndagira ngo mbaze ese umutungo w'umuntu batavogerwa ryari? ubutaka bwo ntabwo ari ntavogerwa? ikindi kintu nagira ngo mubaze, ese ko bari abantu badahabwa ibyangombwa by'ubutaka by'inzu bahawe bazabibona ryari? murakoze. arakumva. niba bishoboka mutagoma ikibazo cya mbere yababajije ntabwo nacyumvise neza. yagize ati umutungo w'umuntu uba ntavogerwa ryari? umutungo w'umuntu buri gihe byumvikane neza ritavogerwa. umutungo w'umuntu ntavogerwa niryo hame tugenderaho ryanditse mu itegeko nshinga, ariko itegeko nshinga naryo ubwaryo ryemera yuko hashobora kuba andi mategeko agena cyangwa se aba irengayobora cyangwa mu gifaransa exception, ku buryo noneho ushobora kuvogerwa. ni hahandi iri tegeko rya gisirikare rivuga ngo leta niyo yonyine ishobora gutegeka kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. rero umutungo ushobora kuvogerwa ku mpamvu z'inyungu rusange, ikanakomeza iti izo nyungu rusange zigomba gusobanurwa kandi agatanga ingurane ikwiye. ikanakomeza iti iyo ngurane ikwiye igomba gutangwa mbere y'uko umuntu yimurwa, abantu bamaze kuyumvikanaho. umutungo w'umuntu uhora ni ntavogerwa, ariko irengayobora rishobora kubaho ariko rikagira ibyo ryubahiriza. naho ku birebana n'ibyangombwa, icyo kintu avuze ntabwo ari cyo. abantu bariyo bahabwa ibyangombwa, ahubwo vuga iti ibyangombwa babifatanyije n'umujyi wa Kigali. ibyo turabisobanura twita ko iminota iradushiranye. babifatanyije n'umujyi wa Kigali nk'uko bigenda ahandi hose ku isi, kuko ari amazu batuyemo yubatse ajya hejuru. bivuze ngo hari ibice by'amazu bahuriyeho, ni ukuvuga ubutaka, za esikariye, ingazi, za koridoro, mu mbuga, ibyo bintu bahuriyeho aba ari ibya asosiyasiyo yabo. iyo batarabishyiraho by'umujyi wa Kigali, noneho bakaba bahafatanyije, kugira ngo ejo umuntu ataza ugasanga umuntu utuye muri 405 abuze uko agera muri 406 kubera ko umuturage yahafunze. iyo rero aho hantu hakomatanyije ari ah'indi asosiyasiyo cyangwa ari umujyi wa Kigali, ibyangombwa biba byanditse ko ari ibyabo bombi. igihe ariko kiragera nanone icyangombwa kikaba icyawe burundu. tuvuge ngo niba waratanze amafaranga wari ufite agaciro k'umutungo wa miliyoni 10 bakaguha miliyoni 15, leta niba yararengeje 5, hari igihe igena ikavuga iti mu myaka 4 ayo mafaranga azaba ashizemo. aho hantu hakaba habaye ahawe burundu, ukaba ibyangombwa kigena muri banki cyangwa ukagera gute. ibyangombwa rero biratangwa, ahubwo ikibazo cyabaye wenda ari nacyo cyatumye bazi icyo kibazo. hari abantu bahageze bagurisha ariya mazu ku mafaranga make cyane, miliyoni 3, kandi bazi neza ko ari kugurisha ibintu bitarabi byabo neza burundu. icyo kibazo rero kiri mu nzego z'ubutegetsi, nibyo bavuze bati mbere y'uko ikibazo gikemuka muretse gutanga ibyangombwa. ni ukuba byarasubitswe, ariko abandi bafite ibyangombwa kandi imitungo ni iyabo. Maître Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, reka ngushimire cyane uyu mwanya wahaye radiyo ijwi ry'Amerika. murakoze namwe kuba mwatumye dukomeza gusobanura. reka nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri Sanga mwagize uruhare muri iki kiganiro, n'abandi mwese mwari muduteze amatwi. nshimire na bagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma, na Dieudonné Cyubahiro wamfashije kubagezaho ijambo aho muherereye hirya no hino ku isi. kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, naho mu kanya mu makuru.